Ndabasuje ikaza kuri Rwanda Update News. Mu Rwanda mu by'ukuri amafaranga yaho giye kuba yahinduka twari dusanzwe dukoresha aveho haze andi mafaranga mashyashya tuzadukoresha bitarenze amezi 12 ubwo nyine ndavuga muri uyu mwaka turimo 2026. Aya mafaranga turi gukoresha nibwo turi kuyakoresha muri uyu mwaka gusa, mu wundi mwaka ntabwo tuzatwemerera gukoresha aya mafaranga hano mu Rwanda. Mu by'ukuri ese ikintu cyabashe kuba cyabitera kugira ngo amafaranga hano mu Rwanda abashe kuba yahinduka aya twari dusanzwe dukoresha aveho haza andi mafaranga tuzadukoresha, byatewe n'iki? Ese hari umumaro bifitiye abaturage cyangwa se igihugu kuba amafaranga agiye kuba yahinduka? Cyane rwose mu by'ukuri ari umumaro ukomeye ku baturage no ku Rwanda bose mu by'ukuri ko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka. Nagira ngo mu by'ukuri mu nyemerere basomere itangazo ritugezeho aka kanya rigaragaza nyine cyangwa se BNL igaragaza ko nyine itangazo nyine cyangwa se ivuga ko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka. Ubwo nyine ndavuga banki nkuru y'u Rwanda igaragaza ko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka. Nagira ngo mu by'ukuri tuze gusoma n'iyo tangazo cyangwa se mu nyemerere basomere ino tangazo rireba buri munyarwanda wese cyangwa se n'undi muntu wese uri wari we wese uri hanze y'u Rwanda. Ubwo ndavuga na diaspora, abantu bari muri Amerika naho hanze y'u Rwanda bose mu by'ukuri mu bihugu bigiye bitandukanye. Iri tangazo mwese namwe rirabareba. Ndagira ngo mu by'ukuri mu nyemerere basomere ino tangazo, ariko ndagira ngo turisome twitonze kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza cyane ibyo BNL ibashije kuba yavuga cyangwa se ibashije kuba yatangaza. Ese kuba amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka muri n'iki cyabiteye? Kuko murabizi ko hano mu Rwanda dusanzwe dukoresha amafaranga hariho ibirango ndego cyangwa se nyine hariho ibirango biba bigiye bitandukanye. Ubwo navuga agaseke, inyama, ingagi n'ibindi byose bigiye bitandukanye, ariko mu Rwanda ugasanga mu bindi bihugu bigiye bitandukanye hoho amafaranga yawo ariho abaperezida, ariko hano mu Rwanda agiye guhinduka kugira ngo bashireho Perezida Paul Kagame ku noti tuzadukoresha mu wundi mwaka 2027 nyine nibwo tuzadutangira kuhakoresha ayo mafaranga ariho perezida hano mu Rwanda. Ndagira ngo mu by'ukuri mu nyemerere basomere itangazo BNL cyangwa se banki nkuru y'u Rwanda imaje gutangaza aka kanya. Ariko mbere yo kumbasomera ino tangazo, niba uri kubona Rwanda rigeze kwica yacu Rwanda Update News, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi nakuru nkangameza leta iba yagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu mbere. By'umwihariko iyi video niwe wayikunze, kora like ndetse utere comment kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Katugere rero mbasomere ino tangazo, ndarisoma nitonze kugira ngo namwe mubashe kumenya neza cyane icyo banki nkuru y'u Rwanda cyangwa se BNL ibashije gutangaza aka kanya ku bantu mwese mufite aya mafaranga. Ndibuze kubabwira kugira ngo mwihutire kugenda kuyabitsa ndetse no kuyaguranisha ku mabanki agiye abegereye. Reka dusomere ino tangazo. Itangazo: banki nkuru y'u Rwanda cyangwa se National Bank of Rwanda, hashingiwe ku iteka rya perezida nomero 11/01 ryo kuwa 27 z'ukwezi kwa 2026, banki nkuru y'u Rwanda iramenyesha abantu bose ko inoti z'amafaranga y'u Rwanda zikurikira zizaba zitagifite agaciro mu Rwanda nyuma y'amezi 12 uhereye ku itariki 2 Werurwe 2026. Itariki iteka rya perezida rizikuraho ryatangajwe mu igazeti ya Repubulika y'u Rwanda. Nyuma y'iki gihe izo noti ntizizaba zikemewe gukoreshwa mu kwakirana hano mu Rwanda. Izo noti zitazaba zemewe gukoreshwa cyangwa se mu kwakirana hano mu Rwanda ni izi ngizi zikurikira. Harimo inoti ya 500 yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/2024 na ngenzi yayo yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa 2013. Iyo noti ya 500 ntago izaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda cyangwa se mu kurerekanya nyine amafaranga hano mu Rwanda, ntago izaba yemerewe gukoresha. Indi noti itazaba yemerewe gukoreshwa harimo inoti y'igihumbi yakozwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/2024 ndetse n'iyakozwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 5/2015. Iyo noti y'igihumbi nayo ntago izaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda, nayo izaba yataye agaciro. Indi noti itazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda ni inoti y'ibihumbi 2 yakozwe kuwa 31 z'ukwezi kwa 10/2007. Iyo noti y'ibihumbi 2 nayo ntago izaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda, nayo izaba yataye agaciro haje indi noti izayisimbura. Indi noti itazaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda ni inoti y'ibihumbi 5 yakozwe kuwa mbere z'ukwa 4/2004 ndetse n'iyakozwe kuwa mbere z'ukwa 2/2009. Inoti ya 5 nayo ntago izaba yemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda cyangwa se mu kwakirana amafaranga hano mu Rwanda, ntago izaba yemerewe kuba yakora, nayo izaba yataye agaciro. Icyitonderwa: abafite izo noti zose zimaze kuvugwa bashishikarizwe kwihutira kuzihinduza mu bigo by'imari bibegereye mu gihe cy'amezi 9 uhereye ku itariki 2 Werurwe 2026 kugeza ku itariki ya mbere Ugushyingo 2026. Nyuma y'iyi tariki izo noti zizajya zihindurizwa gusa ku cyicaro cya banki nkuru nyine y'u Rwanda kiri i Kiyovu, Kigali, ndetse no mu mashami yayo yose kugeza ku itariki ya mbere Werurwe 2027. Mwumvishe iki cyo yitonderwa abantu mwese mufite izo noti zimaze kuvugwa haruguru.
mushishikarizwa kwihutira kuzihinduza mu mashami ya banki abegereye bitarenze amezi 9. Ubwo nyuma y'amezi 9 zizajya zigenda zihinduzwa na banki nkuru y'u Rwanda kugeza ku itariki ubwo nyine uko ngo mushabwe kwihutira kugenda kuzihinduza bitarenze amezi 9. Niba ufite amafaranga 500, 1000, 2000, 5 maje kubasomera, nyaboneka ihutire kuri banki kugenda kuyahinduza cyangwa se kuyakuzuza kugira ngo utazabasha kugoma amafaranga yawe cyangwa se ugasanga biri kugutwara igihe kirekire kuba wahinduza amafaranga yawe, kuko ubu ngubu ugiye bwa mbere ho byakorohera kugira ngo amafaranga azaze bahita bagwa amafaranga, ariko mu gihe utarabasha kuba wajyana bari bayakolekitinga bazamenya iyo bazahita bakugura nabizabasha kuba byagora. Nagira ngo mu byukuri munyemerere turebere umumaro ese ko amafaranga y'u Rwanda hano mu Rwanda agiye kuba yahinduka umumaro bifitiye abaturage. Umumaro urarukomeye ndetse no ku gihugu, ariko nagira ngo mu byukuri tubaze turebe ku baturage cyangwa se ku gihugu ubundi umumaro bifitiye igihugu ni iki, ni uwuhe? Kuko murabizi ko mu byukuri mbere na mbere yuko mbabwira umumaro, murabizi ko hano mu Rwanda dusanzwe dukoresha amafaranga ariho ibirangandego, ntago hariho amafaranga cyangwa se ariho Perezida Paul Kagame, cyangwa se nkuko musanzwe mubona nko ku bindi bihugu ugasanga ku bihugu bakoresha amafaranga ariho abaperezida baho, ariko hano mu Rwanda ugasanga ntago hariho perezida. Ariko ndagira ngo munyemere mbanze mbabwire umumaro bifitiye nyine abene gihugu muri rusange ni uwuhe. Hano mu Rwanda rero naho inoti tuzadukoresha nuko azaba ariho Perezida Paul Kagame kugira ngo bamushimire ibikorwa yakoze by'indashyikirwa kuba bitewe n'ahantu yavanye u Rwanda cyangwa se n'igihugu naho akigejeje. Ubona ko u Rwanda ruri ku muvuduko uri hejuru cyane cyane. Ibi byose mu by'ukuri babikoze kugira ngo bamushimire, bamuhe ikuzo ku mirimo yabashije kuba yakora igihugu ndetse n'abaturage. Bavuga ko bagomba kumushira ku noti tuzadukoresha 27 mu by'ukuri kugira ngo babashe kuba bamushimira. Undi mumaro ufitiye rero igihugu nuko amafaranga yahindutse mu gihugu ajeho ayasimbuye aza afite agaciro gatandukanye nayo ngayo yarasanzwe ariyo. Kandi ikindi kintu bivugwa ko aya mafaranga y'u Rwanda agiye kuza azabanganya agaciro n'amafaranga y'amanyakenya cyangwa se arusha agaciro amafaranga yo muri Kenya ho akantu gatonya. Uwo ni umumaro wundi wa kabiri mu by'ukuri rero. Undi mumaro rero bifitiye abaturage nuko murabizi ko mu myaka ya kera hano mu Rwanda washoboraga kuba ufite amafaranga 2,000 cyangwa se 1,000 ukajya mu isoko ukaguramo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko kuri ubu ngubu ushobora kuba ufite n'amafaranga 5,000 ukaba utaguramo n'ikiro cy'inyama cyangwa se nyine ntuguremo n'inyama ngo ziguhaze, kuko murabizi ko ikiro cy'inyama kiri ku mafaranga 9,000 cyangwa se 10,000, urumva 5 ntacyo byakumarira ugiye mu isoko. Gusa mu by'ukuri rero ku baturage nuko bigiye kongera bigarukeho nk'uko byari bisanzwe bimeze, aho uzajya ubona nk'amafaranga 5,000 ukaba wakoresha ibintu bigiye bitandukanye byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko byari bisanzwe bimeze mu myaka ya kera. Abantu bakuru cyangwa se abantu bari mu zabukuru mwe murabizi ko amafaranga ya kera ukuntu yarasanzwe ameze n'ubu ngubu niko bigiye kuba byagaruka kugira ngo bifashe abaturarwanda bose muri rusange. Ibyo byose mu by'ukuri murabizi ko u Rwanda ruri ku muvuduko uri hejuru ndetse ruri ku iterambere ryirukanka. Ibyo byose ni ibintu rero bikomeje kugenda bigaragaza ko u Rwanda ruri ku muvuduko n'iterambere bishimishije. By'umwihariko ndabashimiye mwe twabanye kuva video itangiye kugera irangiye, muri abantu bagaciro cyane. Ariko niba video wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha societe nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Ni kuri Rwanda Update News, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanganga meza leta bagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu wa mbere. Ndabashimiye cyane n'irya itangazo leta y'u Rwanda imaje gutangaza aka kanya rireba buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse n'uri hanze y'u Rwanda ko amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka ngatwe dusanzwe dukoresha bitarenze amezi 12 amafaranga y'u Rwanda akaba yarahindutse. Ndetse namwe mwese mwamaje kumva ibintu byose mugomba kwitira gukora kugira ngo amafaranga yanyu mufite atazabasha kuba yabahombera, ahubwo muzabasha kubona ingurane y'amafaranga yanyu musanzwe mufite. Ndabashimiye cyane. Ani kuri Rwanda Update News.